benshi batakazamo amafaranga ni gambling and betting. Ikindi kintu gikomeye cyane kuko usanga abantu benshi cyane bashaka kunyura muri bwa buryo bworoshye, quick wins, muri bwa buryo twavuze bworoshye bwo gushaka gukira vuba, ugasanga ahubwo ari gutamo amafaranga menshi cyane. This system were designed to lose money not to gain money. Aho utakaza niyo menshi ariko ugasanga nyine uri gukomeza kubikora kandi system yo niko yubatse. So niyo mpamvu rero gambling is not the reliable way yo kubona amafaranga. So you have to start think about this. Niba wabikoraga akaba ari ibintu wakabaye uhagarika. Tuvuga ku bijyanye n'ubuzima, health, tuvuga ku bijyanye na diet, imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course, living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hello my people, welcome back to Fact TV. Mbaje kubasuza aho muherereye hose, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi tugiye kwinjira muri party yacu nziza cyane aho tuganirira hamwe impamvu cyangwa inzira zigiye zitandukanye dushobora gusecuring our future, cyangwa dushobora kugira amafaranga, cyangwa dushobora kwiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi tugiye kwinjira mu kiganiro turebera hamwe impamvu 15 mu by'ukuri I find as a complete waste of money, ariko abantu benshi we don't realize it and we are losing money every single day because of that. So reka turebe ibyo bintu twisanga turuzingaho amafaranga cyangwa dutakazaho amafaranga nyamara mu by'ukuri tutabikeneye mu buzima bwacu, kandi mu by'ukuri turamutse tubiretse twakabaye tusevinga amafaranga menshi cyane. Ikintu cya mbere ni ukugura ibintu tugura byo kwimpressinga abandi bantu. Ukagura ibintu mu by'ukuri they are not basic needs, ntabwo bikeneye, ahubwo biguze kugira ngo kanaka umwemeze. Let's say ufite telefone yari nziza nta kintu itwaye, ifata amafoto meza, ariko kubera ko haje 17 Pro Max ugomba kujya kuri standard y'abantu batunze 17 Pro Max, kandi mu by'ukuri 13 12 wari ufite nta kintu yari gutwara, ariko because you want to impress the society cyangwa the environment you are in, ukumva nyine ko nawe ugomba kugira 17 Pro Max, ugomba kugira nyine expenses, clothes, imyenda ihenze cyane iri expensive, ukumva ko ugomba nyine kugira imodoka kugira ngo ugaragare nk'umukire, kandi mu by'ukuri you are even broke, uruwo kubabarirwa. So ni byiza nyine ko dutangira gutekereza mu buryo buri very smart, tugagura ibintu kuko tubikeneye, ahubwo bitari buryo nyine bwo gushaka gushimisha cyangwa kwemeza abandi bantu. Mu by'ukuri biragoye ko wakwemeza umuntu, ahubwo wowe baho ubuzima nkuko ubuzima bwawe nkuko wakabaye bubaho, instead of pleasing or impressing others. Ikindi cya kabiri gituma nyine tutakaza amafaranga kitari ngombwa ni latest phone upgrades every year. Ugasanga nkuko kwa tumaze kubivuga hejuru, ukumva ko buri mwaka buri version ya telefone nyine isohotse ugomba kuyihindura, kandi mu by'ukuri telefone ufite irakora nta kintu ibaye, ariko nyine ukumva gushaka nyine telefone nshyashya igezweho. Mu by'ukuri that's a waste of money, kubera ko you truly don't need it, ahubwo nyine nuko we wumva ko it's a must kuba wakwa upgrading. Nyamara ayo mafaranga yakaba yajya muri save. Yes, ufite menshi ariko nana ya savinze kuko azakugoboka mu kindi gihe cyangwa mu kindi gihe runaka wowe utari kubasha gushobora gukora ayo mafaranga waguzemo izo items, kuko nubundi twamaze kubona ko with time izo items zigenda ziruzinga value, ugasanga nubundi nusubiza ku isoko ntabwo bari buguhereze ya mafaranga waguze iyo material, ahubwo ugasanga nyine baraguhereza amafaranga ari munsi yayo wayiguze. Ikindi cya gatatu dusanga ari nka complete waste of money, eating out too often, gusohoka kenshi, kujya kurya hanze, kandi mu by'ukuri wakabaye uriteka mu rugo ukarya bisanzwe, ugakomeza kubaho mu buzima busanzwe, ariko gusohoka kenshi bituma nyine utakaza amafaranga menshi, mu gihe kuguma mu rugo ugatekera mu rugo bisevinze amafaranga menshi. So ni byiza yego gusohoka, having a fun nkuko twabivuze hejuru, you have to enjoy your money but please not too often, mu gihe cyateganyijwe kandi mu gihe biri ngombwa. Ikindi ni unused subscription, ugasanga ufite abonema mu rugo, ufite waguze abonema Netflix, ufite abonema bisanzwe nyine n'izindi zirahari, niyo Netflix irahari, kandi mu by'ukuri ufite abonema muri gym, ufite waguze ama subscription
wenda ku application amwe namwe kandi mu byukuri ibyo nta nibyo ukoresha. So niyo mpamvu ugomba kwicara nyine ukagabanya izo subscription zitari ngombwa. Byagaragaye ko abantu benshi bisanga batakaza amafaranga menshi cyane muri izi unused subscriptions batazi n'igihe banazi subscribing. So ni byiza rero ko ugomba nyine kuba in control of your money, ukamenya nyine aho amafaranga yawe ajya buri kwezi nkuko twakomeje kubivuga, kuko uramutse uri umuntu utracking expenses ziwe wakabaye uzi nyine ko hari nizo unused subscriptions cyangwa hari subscriptions runaka mbere wenda wabikoze uzikeneye ariko you are no longer in need of them, ariko they are still cutting off your money. So niyo mpamvu nyine ugomba kuba umuntu uri responsible for the money you own. So ikindi kintu cya gatanu ugomba kwirinda cyane ni expensive brand names. Of course ni byiza nyine kwambara umwenda uri quality ariko you don't have to pay for the name. Kuba wambaye Gucci, wambaye Louis Vuitton, just you are paying that, ariko se why? Kandi wakabaye wambara indi myenda of course iraho imeze neza nakuberewe unasa neza. Yes, ufite ubushobozi nyine bwo kuba mu buzima buri luxurious, it's okay, ariko wowe se kuki uri gupretendinga kuba muri ubwo buzima buri luxurious kandi bidakunda? Kumva ko nyine wakwambara iyo brand kandi ubushobozi ufite ntabwo bikwemerera kuba nyine muri iyo brand, ahubwo wakabaye ushaka affordable options kuko nazo zirahari kandi bikaba byiza kuri wowe ukabasha kubaho rwose utuje nta mutima mubi nta na stress ufite. Ikindi kintu cya gatandatu dusanga ari complete waste of money ni impulse buying. Kubona uze ku kantu kagakunda wow ukumva nyine ko ugomba kukagura, mu byukuri ako kantu wari ugakeneye ntabwo wari ugakeneye, ariko kubera ko nyine ugakanyuzeho ukumva ushaka kukagura ukagura. Sibyo nabyo ni complete waste of money, tugomba nyine kubyirinda. Ikindi kintu cya karindwi usanga abantu benshi batakazamo amafaranga ni gambling and betting. Ikindi kintu gikomeye cyane kuko usanga abantu benshi cyane bashaka kunyura muri bwa buryo bworoshye quick wins, muri bwa buryo twavuze bworoshye bwo gushaka gukira vuba, ugasanga ahubwo ari gutamo amafaranga menshi cyane. This system were designed to lose money not to gain money. Aho utakaza niyo menshi ariko ugasanga nyine uri gukomeza kubikora kandi system yo niko yubatse. So niyo mpamvu rero gambling is not a reliable way yo kubona amafaranga. So you have to start think about this. Niba wabikoraga akaba ari ibintu wakabaye uhagarika. Ikindi kintu cya munani paying for inconvenience all the time. Ukumva nyine ni byiza ko wadaringa ibyo kurya, ugomba kunyura ama shortcut, ama fast food, kumva nyine ko ari bwo buzima bwawe kandi mu byukuri you are losing a lot of money muri ubwo buryo. So ni ibintu rero wakabaye uhindura kugira ngo ubashe avoidinga izo unnecessary costs zigutwara amafaranga zitari ngombwa. Ikindi kintu cya 9 gikomeye cyane nanone usanga dutaha amafaranga atari ngombwa ni ibintu biri cheap things that break quickly. Ugasanga kuba ukavoidinga ukagira quality over quantity. Iki kintu abantu benshi bagira ingeso ku buryo wiyisanga aguze nk'ibintu ndetse nka top cyangwa nk'amapantaro nk'atanu kwa kari kuyigura igihumbi akanga kugura ipantaro y'ibihumbi 10-15 zamara igihe, ahubwo akagura ngiyo igihumbi ariko ari bwambare ejo mu gitondo kabiracitse. Sibyo ni ibintu nanone rero nabyo dutangira nyine gutekerezaho mu buryo buri smart, kuko cheap becomes expensive mu buryo gake uhora usubiramo ayo makosa, usubira ku isoko. Ni byiza ko ukora budget ukabipangira ukazagura ikintu kimwe ariko gikomeye kizakumara uzamara igihe. Ikindi rindi kosa abantu benshi bakora ni ukignoringa discount and planning. Ukumva ko nyine niba kubwiye 5 uruhite wishyura, why not tutasaba discount cyangwa why not tutapanga ibintu babigabanye babishize kuri discount akaba ari bwo uzajya guhaha. So ni byiza ko dutangira nyine kumenya umuco wo kwiga no kukatuza. Niba bavuze 5 uvuga 2, why not wenda kuri 2 barakiguhereza. Higa nyine uwo muco wo kubasha nyine ku reducing cost, ugabanye ibiciro nyine, sibyo cyane ibintu kunda kubaho ku bantu b'abagabo ntabwo bakunda gukatuza, ariko samasta ko nawe ugira iyo skill yo kubasha kwiga gukatuza kugira ngo ugumane amafaranga yawe cyangwa usavinge amafaranga yawe.
Ikindi kintu none usanga dutakaza amafaranga menshi cyane ni ugutangira kubaho nk'abakire kandi mu by'ukuri tutaragera muri ubwo buzima bwo kubaho nk'abakire. Iki nacyo ni ikintu usanga gitera financial stress. Nacyo rero tugomba kukirinda. Tugomba kubaho mu buzima bakabaye tubantu ukifata nk'abakire kandi utaribo, cyangwa kubera ko uri muri crew y'abakire, of course ni abakire bafite aho bageze. Rero niba wowe utari kuri financial standard nk'iyabo, nagwa okay, it's good kugira connection, ariko nyine ugomba kwimiririza ukamenya ko wowe utari ku rwego nk'urwo bariho, ukamenya ibyo wemerewe n'ibyo utemerewe niba koko ushaka kugera ku nzira y'ubukire. Irindi kosa dukunda kujyamo no kugura ibintu tudakeneye, like buying things you don't need. Rero kubera ko ugisanze kuri discount ntabwo bivuze ko nyine gihendutse, nta nubwo bivuze ko ugikeneye. Niba utari ugikeneye na mbere hose ntabwo ugikeneye kuko usanze kiri kuri discount, ubwo n'ubundi ntabwo ugikeneye, si ngombwa ko ukigura. Ikindi kintu gikomeye ni high interest rate. Abantu bajya muri banki Lambert, iriya interest hejuru cyane, so si ngombwa ko ufata ariya mafaranga kuko nta business ugiye gukora igiye guhita ikungura amafaranga. Yes, ufite ikibazo amafaranga urayikeneye, ariko please wait, ushaka ahantu ushaka kubona nyine amafaranga wabona wenda y'inguzanyo ariko ari kuri rate ntoya, kubera ko iriya interest kuyishyura nabwo ni ikindi kiguzi, nabyo ni ikindi kintu kigoye, ugasanga bigutaye muri financial stress kandi bitari ngombwa. So niyo mpamvu ugomba nyine kwirinda gufata ayo madeni ari ku nyungu iri hejuru cyane, si byiza. So ikindi, not taking care of what you own. Kubera ko niba utiye nk'ikintu, let's say uracyangirije, none niba ucyangirije wagitiye uracyangirije, of course niyo mpamvu ugomba nyine no kuza kucyishyura. Niyo mpamvu nyine buri gihe ugomba kwirinda gukomeza utira ibintu, ahubwo wige gukoresha bike byawe ufite instead yo gutira ibintu by'abandi bantu, kuko in case ucyangirije ugomba kucyishyura. Irindi kosa rikomeye cyane ugomba kwirinda ni not saving or investing. Buriya ikosa rikomeye cyane ukubona amafaranga ntugire ikintu na kimwe uyakoramo kandi uyafite, ntayo winvestinze nta nayo wasavinze, icyo wakoze nyine wayaspendinze yashize. Buriya ririya ni ikosa cyane, ahubwo ukwiye no kwicara ukibabarira, ariko nanone ukabikuramo isomo ugatangira noneho kugira nyine izo smart ways zo gusavinga amafaranga. So mwakoze cyane rero, nongera kubibutsa ko it's not how much you earn, it's how much you keep what you earned. So ni byiza rero ko nyine mutangira kugira umuco no gusavinga amafaranga, wo kwikipinga amafaranga, aho kugira ngo nayo wabonye uyashore mu bintu bituma nanone uyabura. So thank you so much for watching this video till the end. Mukore share, mukore subscribe kugira ngo iki kiganiro mukore like kibashe kugera henshi hatandukanye, kibashe kurokora benshi cyangwa kubafasha nyine kugera kuri financial freedom bifuza. Murakoze, ciao ciao.